tuna matunda kuna mbele. Ndikubaganiriza ngo ingata yikorera umusaraba n'amakuru. Ingata yikorera umusaraba n'amakuru ufite. Iyo ufite amakuru umusaraba uroroha. Iyo ufite amakuru umusaraba uroroha. Kandi hahirwa abafite muri bo inzira zijya he iyo bageze cyitwa kuko bafite ikindi kidukomeje umutima twizeye ko izakomeza kuturokora. Kadutuze gatoya. Uyu mugabo Aleluya. Kuva kuri mushumba abe bishop agomba kwerekana inyungu ziruta izo yari kubona iyaguma iyavuye. Umudamu wishaya agomba kwereka umugabo we inyungu ziruta izo yari kubona iyadakizwa. Turimo kugendana uraka. Uyu musaraba uraremereye ariko iyo ufite amakuru nzahabwa ikibanza na data mwijuru. Ukaba ufite amakuru amfitiye umwambaro mwiza. Ukaba ufite amakuru ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azantarura. Ukaba ufite amakuru ngo ziratondoma ariko ukabona ikiziriko. Hirya y'ibyantesheje agaciro, hirya y'abavuze ko ntakora, hirya y'abavuze ko ntagira inyungu, nguhaye umwana w'umuhungu. Mwana dufashe kandi atugire neza. Muze abaramutemberanye, abahari muvuge ngo harimo inyungu. Abaramuzengurukanye zirimo se. Hari abumvira ngo gukiranuka kwanjye ngize ute ndagukomeje. Naho napfa nzapfa nyiringiye kugera kwa Yesu. Amashi kwa Yesu. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice ni 12 umurongo n'uwa mbere. Hanyuma turasoma Yobu 35 umurongo n'uwa gatatu. Ayo magambo Imana yaduhana umugisha mu izina rya Yesu. Ababishoboye muvuge ngo amen. Itangiriro 12 haravuze ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu usige n'inzu ya so uye mu gihugu nzakwereka. Aje mu gihugu Imana izagira ute? Yobu 30 ibice 35 umurongo n'uwa gatatu. Yobu 35 umurongo n'uwa gatatu. Kuko wavuze uti kuzamarira iki, kandi uti nzabona nyungu ki
ziruta izo mba narabonye ngikora ibyaha. Ndagushimye Kristo, aba bantu n'abawe ubafitiye urukundo rubasha gutuma ubahaza ibyiza. Bagirire neza kandi ubasobanurira aya magambo. Namaganye gukora kwa Satani, mpamagaye gukora kw'Imana. Buri wese agerweho n'igikorwa cy'Imana. Mbyambaje nize izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Muvuge ngo amen. Mwihangane muvuge ngo amen. Aya magambo yagendagenze ku mutima wanjye. Suko mw'iki gitabo hatari mwandi magambo, ariko irije uyu mugoroba ni ijambo rikomeye rivuga ko iyaduhamagaye, Haleluya, ikadukura mu gihugu twahozemo, ikatukura mu miryango twahozemo, ikadukura mu nzu twahozemo, ikatubwira ko hari aho igiye kutwereka haruta aho twahoze. muvuge ngo amen. Itegeko ry'uru rugendo turimo, ariko haleluya, rivuga ku bintu bitatu. Icyambere, ndakuvana mu nzu ya so ariko nkwereka inzu iruta iya so. Icya kabiri, ndakuvana mu muryango wanyu ariko nkwereka umuryango uruta umuryango wanyu. Icya gatatu, ndakuvana mu gihugu cyanyu ariko nkwereka igihugu kiruta icyanyu. icya kane, ndakuvana mu buzima urimo ariko ngiye kukwereka ubuzima buruta ubwo urimo. icya gatanu, ndakuvana mu mbaraga urimo ariko nkujane mu mbaraga ziruta izo urimo. icya gatandatu, ndakuvana, muramvugira ngo amen amen. Uvuge ngo aho tugiye haruta aho tuvuye. Niba hari abumva ari byo bavuge ngo amen. Birabujijwe gusiga inzu ya so ngo ujye mu nzu irutwa n'iya so. Itegeko riturutse i Siyoni riravuze ngo ugomba gusiga inzu ya so ariko weretswe indi nzu idemina iri hejuru y'inzu ya so. Birabujijwe. Itegeko rihana abacuruzi. Haleluya, birabujijwe gucuruza uva hejuru uja hasi. Ayo mategeko agenga abacuruzi bafite inyatsi. Ahubwo umucuruzi, ayo mategeko ni ay'abanyenyatsi. abanyenyatsi uva kuri miliyoni uja ku bihumbi 200. Iryo si itegeko ry'abagenzi ba Gisiyoni. Abagenzi ba Gisiyoni, igihe ucuruza uva kuri 200 uja kuri miliyoni. Mbega inzira iwacu ntizicepfo. Uwaciyeyo arahari, yaciyeyo ngo twe duce hejuru. Muhari muvuge ngo amen. Birabujijwe kuva iwanyu urwaye diare ngo nugera mu nzu y'Imana uze kurwariramo rubaga impande. Nta gihindutse, ahubwo uvuye mu buzima bwiza ujya mu buzima bubi. Kuva mu Egiputa egare kuva mu buretwa ariko ukaja mu gihugu cy'isezerano. Abizeye ko aho tugiye ari heza bavuge ngo amen amen. Mwari muri aho ariko? Haleluya. Ntabwo mbumva haleluya. Umwanditsi aravuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzagira ute tuzaha. Yaravuze ngo koko ndababazwa ariko sinabigereranya n'ubwiza bwaho ngiye.
uwitwa Stefano aravuga ngo ntubabareho iki icyaha, inkoni n'amabuye banteye sinabigereranya n'igihugu ngiye kujyamo, ariko ndasiganirwa kugeraho dutegekwa. Umukristo aravuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe nubwo batampumuriza. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Uyu mugaragu muje mwitondera guseka abarutanze muri Bibiliya, nawe ntiwari warutangira. Yaravuze ngo Aleluya. Byatumariye iki? Bizazana nyungu ki? Kerentere priforke nizihe nyungu ziruta izo twari kuzabona iyo tugumi iyo twari turi. Iri tegeko rirategeka ngo sheni nguki ngo yerekane inyungu ziruta iziyo yavuye. Yego ivuge ngo kera ntitwari ubwoko, ariko uyu munsi turi ubwoko. Uwacu aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana. Uko tuzasa ntabwo kurerekanwa, icyakora niyerekanwa tuzasa nawe. Bivuga ngo tuva mu buzima tujya mu bundi. Aho tugeze ni heza kurusha aho tuvuye. Muhari muvuge ngo amen. Ibasha gukora ibiruta ibyo. Yaturokoye urupfu rukomeye, n'uyu munsi iri kuturokora kandi kidukomeje umutima. Twizeye ko izakomeza kuturokora. Kadutuze gatoya. Uyu mugabo Aleluya. Kuva kuri mushumba abe bishop agomba kwerekana inyungu ziruta izo yari kubona iyaguma iyavuye. Umudamu w'Ishaya agomba kwereka umugabo we inyungu ziruta izo yari kubona iyadakizwa. Turimo kugendana biro mwicaranye ngo ibyo nibyo twaje gushaka. Twaje gushaka ibyo twari duhe ibiruta. Ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza. Twaje gushaka ibiruta ibiriyo twaturutse. Kuri ubu njyangira amahoro atemba nk'uruzi. Abisi ntibagize ute? Babwira Yobu ngo ko tubona wihaye ngo uje kubaha Imana. Wavuye ufite abahungu 7, none aho ugeze nta numwe. Wavuye ufite abakobwa 3, none ntugira nakaja kuvoma amazi. Wavuye ufite ingamiya 1000, none ntugira niyo kuvuga umuti. Wavuye ufite amakime usimbuka, none ntugira n'ikirenge gishinga. Wavuye ufite inzara, none ntugira n'urwo kwishima, uri kwishimisha urujo. Wavuyeyo ubonana na madamu akaguha kabizo, none usigaye urara arebye Kongo nawe urebye Burundi. Tubwire nizihe nyungu ziruta izo wari kubona iyo utava mwibyo. Ndashimira Yobu arababwira ngo gukiranuka kwanjye ngize ute ndagukomeje.
naho napfa nzapfa nyiringiye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, amaso yanjye azayireba sayundi. Mureke kuvuga ibyo, ambikiye byinshi, amfitiye byinshi, afite amapiyese de roshanje, azanteraho inyama, azanteraho ibikanu, aziyunuza, azansubiza igituza, azansubiza urubyaro, aho ngiye ni heza, azanshumbusha. Ababyizeye bahaguruka batera haleluya. Imana harimo inyungu, harimo inyungu. Bwira uwo mwicaranye ngo harimo inyungu. Ahari kurira, ariko mu gitondo impundu zizagira ute, siko bizagira ute. Ntawe uzakorwa n'iki. Aba tuna matunda kuna mbere. Ndi kubaganiriza ngo ingata yikorera umusaraba n'amakuru. Ingata yikorera umusaraba n'amakuru ufite. Iyo ufite amakuru umusaraba uroroha. Iyo ufite amakuru umusaraba uroroha. Kandi hahirwa abafite muri bo inzira zijya he iyo bageze. Cyitwa kuko bafite iki, bagihindura iki, bagenda bagwiza iki. Iyo banyuze mu mazi, iyo banyuze mu muriro, kuko bafite iki. Iyo bageze ku ntare, kuko bafite amakuru, baravuga ngo ziratondoma. Ariko dufite amakuru, zigize ute, kuko umwami Imana mbifitiye iki. Nicyo gituma ntagira ute mu maso hanje. Ubwo data na mama bazandeka, mfite amakuru Uwiteka azagira ute. Siko bizaba kuba mutegereje, nta n'umwe uzakorwa n'iki. Abafite amakuru nibayikoreza umusaraba. Abafite amakuru muyikoreza umusaraba, uzoroha. Niba ufite amakuru tuzakihimbagira mu ijuru. Niba ufite ayo makuru umusaraba uzoroha. Uzagira ute. Dufite abana. Bonsoir Philippe. Comment? David, how are you? Mettez-vous à l'aise. Icyatumye Kalebu na Yosuwa bakomera, bari bafite amakuru. Igihugu twakigezemo, amakuru dufite. Niba Uwiteka twishimira, tuzabarya ngiki. Icyakora ni barebare, bafite n'imbaraga, ariko ntibagira igiruta ikibakingira. Bafite ibizigira, ariko dufite Imana izaturengera, itugiye imbere. Abari kumwe nayo batere haleluya. Loshika de baria nerefaria tosa shefika de ba. Ikintu cya mbere niki, c'est comme ça dans la vie. Abanyarwanda dukorera ku makuru kurusha imbaraga. Uyu
waba uraremereye ariko iyo ufite amakuru nzahabwa ikibanza na data mu ijuru ukaba ufite amakuru amfitiye umwambaro mwiza ukaba ufite amakuru ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azantarura ukaba ufite amakuru ngo ziratontoma ariko ukabona ikiziriko urakomeza murahari ngo muvuge ngo amen ko mbinginze mwavuga ngo amen ingata yikorera umusaraba niki iyo udafite amakuru ugiraga ngo urapfa mu gitondo naho uzabyara 8 iyo udafite amakuru ugiraga ngo uzapfa utikamiye n'ayimbwa naho uzagira amashyo iyo utagira amakuru ugiraga ngo uzapfa n'ikirenge naho uzatwara vewiti ugenda uha abantu amasinyu uti nerekeye aha niko wishwe no kutagira amakuru inzu umugabo umwe wabyibushe aja kuraguza arambwira ngo mfite umubyibuho urenze urugero arakubwira ngo uri kwivuza ubwende ngo dogiteri amubwira turivuza ubwende hasigaye icyumweru kimwe uyu mubyibuho kakwisha subira imuhira wikwivuza ntabwo uzakira uzapfa maze arataha bamuha ibiryo ati se ndi kubijya ndararaho kuwa kabiri batifata boyiro ati nizijya bazagumaho kuwa gatatu batifata inkoko ati muziha bazaba bariho kuwa kane bati tukujane convention ati haje yabagifitira kuwa gatanu batifata umureti ati nimuyiha bazarama kuwa gatandatu batifata ratio conditione mwana ati nimuziha bazabaho ku cyumweru bati muje gusenga ati ndi kwitegura gupfejo mu gito abasigaranye ibiro 30 mu gitondo ngo ashaka serikeye saa sita ziragera abona ntapfuye hahenze nijoro asubira kwa dogiteri ati ko wahanuye ibinyoma ngo nzapfa ati ngewe nakuvuje amakuru nakubwiye dore yagabanyije ibiro subirayo genda ukomeze ubuzima amakuru agabanya ibiro bye umurimbyi yaravuze ngo nzaja njyama nsinzire nizikuye hari ibintu bibiri ariko hari abantu turi kumwe biro mwicaranye ngo ni inyunguki wabonye zirutizo wari kubona iyo ugumayo hari abazibonye hari abantu bazibonye ntabwo mwicuza kuba mwarabijemo murakomeje ibi bintu bavuze kwihangana ekada kwihangana ni ingingo ya mbere urihangana bagakubita ukihambira bagakubita ukihambadika bagakubita ukabyiyahuraho bikaba bigusizeho ugakomeza urugendo biro mwicaranye ngo no kwihambadika birimo umuntu yihambadika kubyo adashoboye akavuga ati ariko nzabishobora kubera Imana ihambadika nuko byaje nuko zubakwa ratareka mbabwire ikimara guhamagara Aburahamu araza abwira umuryango we ngo mbasezeyeho nabonye Imana nabonye iki araza abwira inzu ya se abwira inzu yande ariko mwari mukutanyikira ati mbasezeyeho nubwo muri inzu
muri umujyango nabonye Imana. Arongera abwira abanyagihugu ngo mbasezeyeho nabonye iki? Imana. Baravuga umuntu akomera, hari ukuntu akomera mu nzu ye, hari ukuntu akomera mu gihugu, hari ukuntu akomera mu mafamiye, aho hose ngo nabonye Imana. Hari akantu kanejeje bamubajije ngo izo wacuruzaga za Soteri, aravuga ngo nabonye izirusha imbaraga. Mwabose mwoya desera pour que je puisse bien juger la cause. Okay? Arababwira ngo nzicuruje iminsi, nzigurishije iminsi. Aravuga ngo wibuke ko wagwaye ikibyimba zikagukiza, iyo nsanze izirusha gukiza. Aramubwira ngo wiruke ko wagwaye ibihato waraguza bikagenda. Aravuga ngo impamagaye ibikiza itabikozeho. Aramubwira ngo wibuke ko hari amasezerano wagiranye na ba mukaka Nyirampeka. Arababwira ngo iyo ngiranye nayo amasezerano, impaye amasezerano aruta kure cyane ayo bari bambaye. Wiro mwicaranye ngo aragenda. Aramubwira okay, urwishigisha yagira ute? Ni wowe uziretse. Akambere kararyo, akanyuma kakarusha. Uretse Imana zaso, wari ufite ibintu wazikuye, ngaho genda. Yero mwicaranye ngo arahaguruka. Abo bahuye mbemwa na yayindi zana imvura urayisize, ngo nabonye Imana nyiribihe yo ntizana imvura rimwe. Bati komeza tuzaba turumva. Abageze imbere mbemwa niri yitanga urubyaro urayisize wayicuruzaga. Aravuga ngo excuse me, nabonye iyirusha. Bari dufashe yo iyibihamagaye biritaba. Batigenda ziduhereze. Giro mwicaranye ngo arazibahereza. Ntago muri kunsubiza. Agira ute? Mubwire ngo barazisigarana. Bagira ute? Mwakwihangana. Bagira ute? Ihangana se. Aragenda na madamu. Ngiyo 30, ngiyo 40, ngiyo 50, ngiyo 60. Bati mbemwa abo yazisigiye, abo yagize ute? Baba bafite abana bari karavate imena gatuzi karimbura amabuye. Abo yagize ute? Naho we barakomeza tingwino. Bageze nkaha baja gushora inka zabo ku bibumbiro. Eko ngwino tugenda. Barazishungera mwana, izitwa za ruhashabanzi, imbabazi, izo kumariba, hejuru hari amasaka. Ngo umwana wo kwa mwene saravuga ati nshimye ko muzifite, nimupfa zizasigarana nde? Ati mbabwira ubizamo nkubwira. Ngo umugore aramubwira ati siko kwa Aburahamu yariyo. Aburahamu ati wintesha umutwe, iravuga bikaba. Ati ubwo biba rero zizasigarana ndi? Mbwira. Aburahamu umuntu mwayashima mu mugongo. Umugore ati woya, izo bene so basigaranye ntibahetse.
none wowe hari na kabebe. Aburahamu ahageze inzara irakubita ikubise hirya ikubise hino. Umugore ati ngaho mba mayoneze. Umugabo ati nda. Ngaho mba pekupe. Umugabo ati nda, ariko mfite umugabo wakuraza akabiduha. Mbivuga ni inyungu ki dufite ziruta izo twari kuzabona iyo tutavayo. Abageze nka mbemwa ufite ingahe? Ndi ni 80. Uracaje mu mihango. Umugore atumva nkubwira ngo ubwo uzisize pfunyika kamwe kajaje akatugwana uzisiga zose vayo turebe iyo nganza marumbu. Bwira mwicaranye ngo baja ku karubanda. Ndi kuvuga nihuse nzagaruka. Umugore amubaza ati Sara ati mbwira ni inyungu ki dufite ziruta izo twafite turiyo? Aburahamu ati hari igihugu cy'isezerano. Yamigisha Aburahamu ati ubundi avant de dire il faut. Umugore ati wimbwira Ubufaransa, nyereka inyungu ziruta izo twari dufite. Bigiye imbere. Umugore watika nkubwire inje mbivuyemo. Fata umuja mubyarane ndabwa ibyanje ngwino nkwereka iyo baturutse. Ihanganuze ihanganuze murebe iyo bari bari. Oya murebe iyo bari bari. Ino ni muri nzabana nawe. Ino ni muri nzaguhindura umugisha. Ino ni muri nzagutetesha. Bwira mwicaranye ngo reba iyo wari ugeze. Reba iyo wari ugeze mu masezerano maze ruhinanye ngo baba baramanutse. Ati n'ubutari ubu bwarakeye. Ati iyo mikomerere turayibonye. Iyo migisha turayibonye. Izo byaro wabonye iyo bageze amavuta agarashira neza garamanuka. Baravuga ngo ngo si j'avais ngo je regrette vraiment. Ngo ese ko buca bukira amahereza azaba yahe? Abo tungana barahetse naho ngewe ndarora ibere. Bafata umuja baramurongora babyara Ishimayire. Nizo ntambara ziriho na nubu. Ariho tujya gusengera. Irangije iraseruka ndi intwari. Iravuga ati hirya y'ibyamvuzwe, hirya y'ibyantesheje agaciro, hirya y'abavuze ko ntakora, hirya y'abavuze ko ntagira inyungu, nguhaye umwana w'umuhungu. Mwana dufashe kandi atugere neza. Muze abaramutemberanye. Abahari muvuge ngo harimo inyungu. Abaramuzengurukanye zirimo se. Hari abumvishe zirimo. Baba baratembeye. Iravuga ngo senda inshoreke usende na nyina kuko wisezerano atazaraganwa. Yego muramvugira ngo amena. Bwira mwicaranye ngo none natwe turiho. Muje kwiyicarira. Inyungu zirimo. Ntabwo ndi kubumva zirimo. Ari Ishimayire ari na Isaka. Umuryango uguwe neza ubu nuwuhe? Ndabyibutse ibwira Moridekayi ngo nzakwereka inyungu. Nzakwereka iki? Inyungu. Bamugumisha ku rugi iravuga iti nzakwereka inyungu. Bamukubitira ku rugi Imana iti nzakwereka inyungu. Bamugaburira ubusara iravuga iti nzakwereka inyungu. Abandi barakomera avuga iti nge isaha nigera nzakwereka inyungu irimo. Bwirwa mwicaranye ngo harimo inyungu. Harimo inyungu. Icyakora kubaha Imana iyo gufatanishwe
no kugira umutima ugize ute unyuzwe. Harimo inyungu nyinshi. Arasi umunsi mutagatifu iramwuriza imugeza nkaha, iramuzamura imugeza nkaha, iramuhindukiza itumva inyungu ziruta izo wari kubona, imushira mu mugongo, iravuga ngo dore inyungu ziruta izo wari kubona, dore inyungu ziruta iziwanyu, dore uhetswe utambagijwe umurwa. Arambura amaboko aravuga ngo hirya y'ibigeragezo inyungu ngize ute ndazibonye. Zirimo ntazirimo? Ntabwo mbumva. Zirimo ntazirimo? Irazifite ntazifite? Unika umutwe wawe, kuzaniye ubutumwa buvuga ngo ihangane ije kukwereka inyungu ziruta iz'iyo wavuye, ije kukwereka amavuta aruta y'iyo wavuye, ije kuguha ubutware buruta bw'iyo wavuye, ije kuguha ubushobozi buruta bw'iyo wavuye, ije kukubera umuganga uruta abo wavuyemo. Urakoze mwana. Ije kuguha amaso aruta y'iyo wavuye, ije kuguha ibiganza biruta iby'iyo wahoze, ije kuguha ibirenge biruta iby'iyo wahoze, ije kuguhindura ubwoko buruta ubw'iyo wahoze, ije kuguha urubyaro ruruta ubw'iyo wahoze, ije kugushira hejuru haruta hiyo wahoze. Ababyizeye bahaguruke batere haleluya. Irashika debori ya sifakia. Muhagarare dusenga Imana. Muhaguruke dusenga Imana.